Umwaka w'igihumbi kimwe magana atatu mirongo ine na gatanu, umwaka wa 2019 ubaze neza imyaka 674 irashize ibihangano by'u Rwanda byo twakwita umuziki kuri ubu bibayeho. Mu gice cyacu cya mbere twarebye inkomoko, amateka y'umuziki wacu w'u Rwanda uko wari umeze, turi abahanzi n'abataramyi batandukanye bakanyujijeho, gusa bose babikoraga ikoranabuhanga rihambaye ritaraza. Uyu munsi mu gice cyacu cya kabiri mu kiganiro Rwanda n'abarwo turareba uko umuziki w'u Rwanda wagiye ukura kugeza magingo aya. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri nibwo radiyo Rwanda yatangiye kumvikana mu Rwanda, ndetse yabaye iya mbere mu Rwanda. Iyi yari imaze iminsi ivugira Usumbura, ahari umurwa mukuru wa Rwanda Burundi. Iyi yubatse ubusugire kandi igira uruhare runini mu muziki nyarwanda. Ibi byaterwaga nuko gufata amajwi y'abaririmbyi kugira ngo asohoke ariyo yabikoraga. Nyuma y'imyaka 12, ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane, iteka rya Perezida wa Repubulika nomero yaryo 301/11 ryo kuwa 24 Werurwe muri uwo mwaka ryashyizeho itorero ry'igihugu urukerereza mu rwego rwo kubungabunga umuco nyarwanda, aribwo urugamba rwo gukunda ibihangano by'u Rwanda rwatangiye. Kuva icyo gihe kugeza mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda hagiye humvikana indirimbo z'amaorchestre atandukanye, gusa ntibyatinze kuko bitewe n'amacakubiri, ruswa, ubusambo n'ibindi byatumye bamwe bafata umwanzuro wo kuririmba ku giti cyabo. Nyuma y'imyaka 4 gusa, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abaririmbyi, abakunzi b'umuziki n'abandi bafite aho bahuriye n'umuziki. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi byari bigoye ko abanyarwanda bakongera kwishima. Zimwe mu ntwaro zari kwifashishwa kugira ngo ibyishimo bigaruke harimo umuziki. Muri urwo rwego hatangiye kuza amazu atunganya umuziki, nubwo atarahagije. Ibi bikaba imwe mu mbogamizi z'abifuza gukora umuziki. Nyuma y'imyaka 651, ikaba imyaka 2 nyuma ya jenoside, nibwo hatangiye kuboneka ibitaramo bitandukanye, gusa byinshi byari iby'abahanzi gakondo. Mu nama ya 67 ya OUA yabaye muri Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, nibwo u Rwanda rwahawe gutegura iserukiramuco nyafurika. Mu maso tariki ya mbere kugeza tariki ya 9 Nzeri muri uwo mwaka, Fespad ya mbere ibera i Kigali. Usibye ibihugu bitandatu byari byatumiwe, hagaragaye u Rwanda rushya, imyidagaduro, ubuzima bushya, maze umuziki ugaruka i Rwanda icyo. Amatorero nk'Amarebe, Imena n'Imitari, abahanzi nka Muyango, Popo, Christophe Matata, Cecile Kayirebwa n'abandi nibo basusurukije abari bayitabiriye. Mu mwaka wa 2004, Radio 10 yabaye iya mbere yigenga yatangiye kumvikana mu Rwanda kuri FM. Yabaye imwe mu mpamvu nziza abahanzi bishimiye, yatumye bagaragaza ibihangano byabo n'impano zabo. Nawe uzibagirwa uburyo abahanzi nka Mani Martin, KGB, Rafiki, Mahonibon, Famille Swade, Miss Chanel na Miss Jojo abumvikanaga mu njyana zari zisanzwe mu Rwanda. Ushobora kuba wari umwana, ariko mu mwaka wa 2008 abahanzi bakiri bato barazamutse ndetse barabica biracika. Niba wibuka neza, ibuka umuhanzi nka The Ben akizamuka, Meddy, Leclerc, Tuff Gang, Riderman n'abandi. Burya kuririmba neza, ugakora neza, ugakundwa, ibi byose iyo biherekejwe no gushimwa mu ruhame, biba by'agaciro gakomeye kubikorewe. Ibi kandi biha umusaruro mwiza wakoze ibyo byiza, kubona ko yitaweho n'abandi kandi ibyo akora bigaragarira buri wese. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2009, binyuze mu Kirozi Group hatanzwe bwa mbere Salax Award. Nibwo kandi byafashe indi ntera
ku gitekerezo cya EAP East African Promoters. Bralirwa abinyujije mu kinyobwa cyayo Primus yateguye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, yabaye kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu 2018. Iri rushanwa ryagiye ryegukanwa n'abahanzi batandukanye. Ku ikubitiro mu mwaka wa 2011 rigitangira ryegukanwe na Tom Close, 2012 King James, 2013 Riderman, 2014 Jay Paul, 2015 Butera Knowless, 2016 Urban Boys, 2017 Dream Boys, 2018 Bruce Melody. Ibi byatanze umusaruro ugaragara, harimo guhabwa amafaranga ku baryitabiriye, gufasha abahanzi kwigwiza abafana ndetse no kumenyekana birushijeho. Ryasize umutima wo gukora cyane ndetse no guhangana cyangwa se competition mu yandi magambo mu bahanzi. Nyuma y'imyaka 8 gusa Primus Guma Guma Superstar ibaho, ikanyura abanyarwanda, igafasha abahanzi mu buryo butandukanye twavuze hejuru. Benshi bakomeje kwibaza uko bazongera kubona abahanzi bakunda kandi icyarimwe ko Guma Guma yasaga nk'ihagaze. Bralirwa yateguye ubundi buryo kandi bitari amarushanwa. Mu mwaka wa 2019 haje Iwacu Muzika Festival. Iyi izenguruka hafi igihugu cyose, benshi barimo kwigaragarizamo, benshi barimo kubona abafana benshi batandukanye. Aha twavuga nka Nsengiyumva, uyu azwi ku kazina ka Gisupusupu, Clarisse Classira ndetse n'abandi. Abo bose barimo kumeza kwigaragaza koko. Abahanzi batandukanye, indirimbo zitandukanye, umuziki utandukanye urimo uragaragara. Abanyamakuru bafite uruhare rwinshi mu kugaragaza ibihangano by'abanyarwanda. Abanyamakuru kandi nibo ba mbere bakwiye gufata iya mbere kugira ngo u Rwanda rwongere ruzamuke ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye n'uruganda rw'umuziki. Haba abatunganya umuziki, abanyamakuru ndetse n'abandi, birakwiriye ko bahuriza hamwe imbaraga, gusa batibagiwe underground, ndavuga abahanzi bakizamuka, kugira ngo umuziki w'u Rwanda ukomeze utere imbere. Mu myaka iri imbere tuzabumva mu bitaramo bitandukanye n'amarushanwa akomeye. Iki ni ikiganiro u Rwanda n'abarwo, wakibona uciye ku mbuga zacu zitandukanye. Facebook wakwandika Manzi Max, Instagram wadufollowinga kuri Manzi Max 50, YouTube ni Manzi Max 50, cyangwa kwandika u Rwanda n'abarwo. Ushobora no kutwandikira ukaduha ibitekerezo byawe, uko dukwiye kubinoza, uko dukwiye kongeramo ibindi bitekerezo kugira ngo ibyo wumva bikunyure. Ibyo bitekerezo byawe byose wabyoreza uciye kuri 078 3 2 2 5 6 7 Mushimiye ku ruhare rwawe muri iki kiganiro. Mbibutse, Manzi Max, stay in touch with us.